hari umuntu ushobora kubwira ijambo ribi ukabona ntago ababaye. Ntabwo ujye umwitondera, ubisuzume neza urebe ko urebe uburyo mwabiganiraho, kuko buriya biranagoye ko umuntu yagukosereza ngo ntumugaragarize ko ubabaye. Nawe se umuntu aragututse urapfushije wa mugani, witurije undi araje aragutuka uriturije, aho ngaho hari akabazo. Kuki uwo muntu atabasha kugaragaza amarangamutima ye? Niyo mpamvu kwandika bishobora kugufasha ibyo utabasha kuvuga kuba wabisohora hanze, ubuzima bukagira ute, ubuzima bukarushaho kumera neza. Gufata ikaramu ukandika mu ikayi, ukandika mu gitabo wateguye uzajya ushyiramo ibijyanye nawe, ibijyanye n'imibereho yawe, ibijyanye n'akazi kawe, byaba bifasha iki ubuzima bwo mu mutwe bw'umuntu ubikora? Wajyaga ubikora wenda ufite izo mpamvu zindi zijyanye no kubika amakuru n'ibyo, cyangwa se impamvu zijyanye no kuvuga ngo utabyibagirwa, ariko nkuzaniye utundi tuntu twagufasha wenda utajya gutekerezaho. Iyo wanditse bigendekera bite wowe ubwawe, ibijyanye n'amarangamutima yawe, ibijyanye na bya bibazo abantu bajya bagarukaho byo wenda kubabara, kwishima, amarangamutima muri rusange. Bifasha iki rero umuntu? Bifasha iki ubuzima bwo mu mutwe bw'umuntu runaka? Hello, hi Rwanda, mumeze gute muraho? Reka nongere basuhuze kandi mbahe ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Ni ikiganiro mukurikirana hano kuri M250 TV, kikagaruka ku bintu bigiye bitandukanye bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ku ngingo zigiye zitandukanye tugenda turebaho. Si ibyo gusa ariko hano kuri M250 TV bitambukaho, ahubwo n'izindi ngingo zijyanye n'imibanire, imibereho myiza, byose tugenda tubigarukaho mu biganiro bigiye bitandukanye, yaba ibivugwa TV show, ngira ngo nayo mwamaze kuyimenyera, ikiganiro tugaruka ku bintu bigiye bitandukanye biba biri kugenda bivugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, hanyuma tukabisesengura tugamije ko tugira ubuzima bwiza, tugamije ko tubyigiramo byinshi, tugamije ko hari ibyo twirinda bibishamikiyeho byose, ariko kugira ngo tugire ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Si ibyo gusa kandi hari n'ikiganiro Ruganze TV show, nacyo ni ikiganiro mumaze kumenyera cyane, aho tugenda tuganira ku ngingo zijyanye n'imibanire n'urukundo, intimate relationship, hanyuma tukagenda turebera hamwe byinshi byatuma twubaka umubano mwiza, umubano uhamye, umubano umeze neza cyane. Ndagarutse rero mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Ngewe mubana muri aka gace kagaruka ku tuntu dutanu n'ubundi. Ndi Muhire psychologist, nizere ko mumeze neza, nizere ko ibintu ari amahoro, nubwo bitaba 100%, ariko ukaba uri muri wa mwanya wo guhatana, wo gushaka ibisubizo, wo gushaka guhangana n'ibibazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Buriya ino si ibamo ibibazo ikabamo n'ibisubizo. Hari aho turwana dushaka ibisubizo, ariko tunarwana tunava hari ibibazo, kugira ngo tubeho neza, tubeho twishimye, tubeho mu mutuzo. Bibaho. Ni nayo mpamvu mbategurira bino biganiro, niyo mpamvu tuganira kuri izi ngingo zidufasha kubaho ubuzima bwuzuye, ubuzima bumeze neza cyane, hanyuma tukagenda twungurana ibitekerezo. Mu kiganiro cyacu rero tubagarukira ku tuntu tugera kuri dutanu. Nagarutse cyane, ndizera ko muri kugenda mubikunda. Guys, mujye mutubwira uko ibiganiro bimeze, mujye mutubuha ibitekerezo. Buriya ntabwo ari ukuvuga ngo tuzi byose, ahubwo experience nawe waba ufite cyangwa se amakuru runaka wadusangiza ku ngingo zimwe na zimwe tugenda tuganiraho, jya uyandika muri comment, tuzajya tubibona tugusubize. Hari n'ibyo tuzajya dushingiraho dukora ibindi biganiro. Ngira ngo ubwo buryo nibubaho tuzabana kandi tuzajya twunguka byinshi cyane. Ikiganiro cyacu kigamije kwigisha, ntabwo kigamije kuvura. Iyo ushaka kuvurwa ikibazo runaka cyangwa se ubufasha runaka bujyanye n'ubuvuzi cyangwa se no kwitabwaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ku ngingo zijyanye n'imibanire cyangwa se
ubuzima bwo mu mutwe, uratwandikira unyuze kuri adresse tuba twatanze, hanyuma tukagufasha guhura n'abazobereye ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire bitewe n'ikibazo waba ufite, hanyuma ukavugana n'umutherapist. So guys, nabashishikariza kuvugana n'abatherapist mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo murusheho kwimenya, murusheho guhangana n'ibibazo, murusheho gushaka ibisubizo bigiye bitandukanye by'ibibazo buri muntu agenda ahura nabyo mu buzima. So guys, mbahaye ikaze rero, ni muri ya gahunda yacu y'utuntu tugera kuri dutanu. Ni udukoresho ntwita utuntu kubera uburyo tuba twengetse cyangwa se turi budufashe cyane mu buzima bwacu. Ni ibikoresho cyangwa se muri za mvugo z'iki gihe, iteka ikintu ushaka kugaragaza buryo cyari cyiza kuri wowe hari igihe nanone gihindurira inyito. So niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo ni udukoresho, ariko ushobora no kubyita ibikoresho byagufasha kugira ubuzima bwiza. Aba ari ingingo zigera kuri 5 zidufasha kumva ingingo zimwe na zimwe zijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Uno munsi mbazaniye iki rero? Uno munsi ndagira ngo tuganire. Mujya mubona ari abantu bajya bavuga, hari inyito bajyaga bavuga bati agenda janana nayo, ugasanga umuntu afite agatabo gatoya yandikamo ubuzima bwe bwa buri munsi, ibyo ahura nabyo, plan cyangwa se ibyo apanga, kagenda yashyiramo amakuru amwe n'amwe. Rimwe na rimwe aba ari ukugira ngo atabyibagirwa, cyangwa se ari ukugira ngo abibikemo, cyangwa se ari ukugira ngo abe ari ku murongo neza. Turaza kureba n'utundi tumaro twiza cyangwa se tugiye dutandukanye, imimaro kwandika journaling, ufata ikaramu ukandika mu ikayi, ukandika mu gitabo wateguye uzajya ushyiramo ibijyanye nawe, ibijyanye n'imibereho yawe, ibijyanye n'akazi kawe. Byaba bifasha iki ubuzima bwo mu mutwe bw'umuntu ubikora? Wajyaga ubikora wenda ufite izo mpamvu zindi zijyanye no kubika amakuru n'ibyo, cyangwa se impamvu zijyanye no kuvuga ngo utabyibagirwa, ariko nkuzaniye utundi tuntu twagufasha wenda utajya gutekerezaho. Iyo wanditse bigendekera bite wowe ubwawe, ibijyanye n'amarangamutima yawe, ibijyanye na bya bibazo abantu bajya bagarukaho byo wenda kubabara, kwishima, amarangamutima muri rusange. Bifasha iki rero umuntu? Bifasha iki ubuzima bwo mu mutwe bw'umuntu? Munyemerere ngaruke mu kanya tubivi muzi n'umuzingo, duhereye ku kintu cya mbere ukwiye kuzirikana cyangwa se ukwiye kumenya ku ngingo ijyanye na journaling, cyangwa se kwandika ibijyanye n'ubuzima bwawe, kwandika ibijyanye n'imibereho yawe, kwandika ibijyanye n'akazi kawe muri rusange. Reka ngaruke mu kanya nk'ibisanzwe tubane cyangwa se dutangirane n'ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere ukwiye kuzirikana cyangwa se kumenya ku kamaro ko kwandika journaling. Niba ufite agakayi ujya wandikamo amabanga yawe, ibijyanye n'ubuzima bwawe, ibyakubabaje, ibyagushimishije, ibyo uteganya gukora, intego zawe, byinshi bijyanye n'ubuzima bwawe. Kubyandika bifite agaciro gahambaye utigeze utekerezaho, ariko nutangira kubitekerezaho ndetse ukabiha agaciro, uzatangira kubona n'izindi nyungu ziyongera kuri bwa buryo bundi byajyaga bigufashamo, ukibuka ibyo wawe ushaka gukora bijyanye n'ubuzima bwawe ukabikurikirana neza. Hanyuma rero ikintu cya mbere kindi kiziyongera kuri ibyo, it release suppressed emotion. Ahangaha icyo bishatse kuvuga, kurekura amarangamutima uba warabitse cyangwa se warashyize ahantu muri wowe indani. Kera twajyaga tuvuga ngo ni ukuzikana. Sinzi nimba nawe imvugo uyizi warigeze kuyikoresha. Umuntu akakubwira ati zikana, ariko pfusha, iturize, icecekere, nta kundi byagenda, wabigira utese. Imvugo nk'izo zigaragaza ko ugomba kugumana uko wiyumva ku ngingo runaka cyangwa se ku kintu runaka ukorewe kikubayeho, se ukavuga uti nimba ngize umujinya, mama se umuntu nteye umujinya ko nta kintu namukoraho, reka mpfushe, reka mfire, reka niturize, nta kundi. Ushobora kuba uri umukoresha
ku kazi ntimubyumve kimwe, n'umukozi ni urugero akabwirwa nabi amagambo atari meza, kugira ngo agaragaze amarangamutima ako kanya kugira ngo atirukanwa ku kazi, arapfusha arituriza, ntagire ikintu arenzaho, ntagaragaze ayo marangamutima. Akenshi usanga ayo marangamutima tutagenda tugaragaza, tubika, tuzikana, nyine tukazirika ahantu muri twebwe indani, ntago bisohoka. Niba ugize uwo mujinya wagombaga kuwutura umuntu nyine uwuguteye cyangwa se ikintu kiwuguteye, kubera ko nta kundi wabigenza, ukabimira. Icyo gihe iyo udafite umuntu utura amarangamutima yawe, ugatangira uru rugendo rwo kujya wandika ibyakubabaje, ibyagushimishije, n'ibindi bijyanye n'amarangamutima yawe, bituma uruhuka, bituma ayo marangamutima mu buryo bw'amagambo atangira gusa nk'aho akuvamo. Uwo mujinya warubitse utangira gusa nk'aho uhinduramo amagambo, ukawubona ku rupapuro, kuko uravuga uti tariki n'iyi ku kazi barambabaje, tariki n'iyi uwo twashakanye yarambabaje, tariki n'iyi umukunzi wanjye yambwiye wenda ijambo ntakunze. So ntago wabashije kubimubwira, ariko ubibwiye ikayi, kandi buriya iriya akayihagarariye uriya muntu. Yewe n'ibyiza byabyo birashoboka ko ayo marangamutima yasohoye, ahari wari kuzayabwira wa wundi wakubabaje, bikavamo ibindi bintu bibi birebire. Ariko aho banagaragaza ko burya kwandika bituma ubohoka, udatewe isoni, utagize ikimwaro, cyangwa se udatinye ko hari ingaruka zishobora kugaruka bitewe no gusohora ya marangamutima. Niyo mpamvu iyo ubyanditse mu gakayi kawe wibikiye, biragufasha cyane, bigufasha kubohoka cyane, ukumva umeze neza cyane. Munyemerere njye ku kintu cya kabiri, number 2. Ikintu cya kabiri ukwiye kuzirikana cyangwa se kumenya ni iki. It identifies patterns and triggers. Ahangaha icyo bishatse kuvuga ni iki. Ubusanzwe ubundi nyine umuntu afite ibitekerezo bigiye bitandukanye, byinshi cyane, bafite nayo marangamutima menshi cyane pe. Hari igihe ujya ubona umuntu adaseka ariko abonye umwanya wo guseka guys, akaba rwose yaseka ukagira ngo ntago ari wa wundi wari umenyereye. Hari umuntu wenda unaganira adakunda kuganira, ariko yakuganiriza ukavuga ko se ibi bintu wari ubibitse mu mutwe wawe gutya. So hari abantu rero baba bafite ibintu muri bindani batabasha gusohora hanze, bitewe n'iki, bitewe wenda n'imiterere yabo, wenda ni wa muntu uri introvert cyangwa se utavuga ibintu byose, ubiguma ni muri windani, ko yumva ibintu, ko yumva ibitekerezo runaka byagenda ku ngingo runaka, ntabashe kubivuga. Iyo rero abigumanye indani, tuzagenda tubibona mu bindi biganiro, hari ibindi bibazo ashobora kugira. Ariko iyo abonye uburyo bwo gusohora ibyo bitekerezo, ushobora kuba uhorana ibitekerezo byinshi cyane, wumva wakora ibintu bihambaye byinshi cyane, ariko iyo ubitekereza gusa bidasohoka hanze, hari igihe bikuviramo ibindi bibazo. Ariko iyo ufashe umwanya ukandika, ukavuga uti ndumva ibitekerezo byambanye byinshi, amaproje ni menshi, ukandika, hanyuma ahangaha biragufasha cyane, bituma ubisohora, kandi kubisohora bifasha ubwonko bwawe gukora neza, ndetse yewe n'amarangamutima mabi ashobora guteza ibibazo, n'ibintu bishobora gutuma ugira amarangamutima mabi. Ni ukuvuga ngo hari ibitekerezo umuntu aba afite ku buryo umuntu ashobora kumubwira nk'ijambo ribi akahita ababara byihuse. Ujya ubona cyangwa se wumva bavuga ngo kanaka arahubuka, kanaka ni igifura, kanaka arakazwa n'ubusa, kanaka aseka ubusa, kanaka avuga amagambo menshi. Akenshi haba hari utuntu cyangwa se ibindi bintu bishamitse kuri ayo marangamutima abantu bagaragaza. Ari nayo mpamvu iyo ubyandika, ushobora kuba ari abantu bakunda kwandika nk'inkuru, ugasanga ahora afite ibitekerezo byinshi, akaba yakwandika nk'inkuru y'urukundo, akaba yakwandika nk'inkuru ibabaje, akaba yakwandika nk'inkuru ishimishije. Uko kwandika izo nkuru aba asa nk'aho ari gusohora bya bitekerezo bishobora kuvamo ibintu bibi. Urugero, nshobora kuba mfite ibitekerezo byo kwandika inkuru zibabaje,
bigatuma mu gihe hari umuntu mbabaje ntapfa kubabara ubusa, kuko twa tuntu buriya mba nandika tuba dufite ahantu duhuriye n'ibintu bishobora gutuma mbabara ubusa cyangwa se mbabara. Mu nyihanganire gukoresha izo mvugo nizo dukunda gukoresha mu kinyarwanda cyacu, mu muco wacu, ngo kanaka babara ubusa. Buriya kubabara ubusa nta gisobanuro byagira mu buryo tubicukumbuye, ariko nyine turabikoresha dushaka kugaragaza ko umuntu ababara bisa nkaho nta kimubabaje, ariko buriya abababaye haba hari ikintu kimubabaje. Nuko twebwe mu mboni zacu tuba tubona ko uwo muntu muri make nta kintu kimubabaje, ariko za pattern, za emotional triggers ziba zirimo indani muri we, ari nayo mpamvu ushobora kumubwira nk'ikintu akahita ababara, wowe ukabyita kababaye ubusa, nyamara hari ikimubabaje. Kwandika rero utwo tuntu dutuma tutuzamurira kubabara, tutuzamurira ubwoba, tutuzamurira andi marangamutima agiye atandukanye. Iyo twandika bigenda bivaho, hanyuma tukaba tumeze nkaho nyine turi free. Umuntu yagusetsa ugaseka, umuntu yakubabaza ukababara, umuntu yagutuka ukagaragaza reaction. Hari umuntu ushobora kubwira ijambo ribi ukabona ntago ababaye. Mu buryo umwitondera, ubisuzume neza, urebe ko urebe uburyo mwabiganiraho, kuko buriya biranagoye ko umuntu yagukosereza ngo ntumugaragarize kubabaye. Nawe se umuntu aragututse, urapfushije wa mugani, uyiturije, undi araje aragutuka uriturije, aho ngaho hari akabazo. Kuki uwo muntu atabasha kugaragaza amarangamutima ye? Niyo mpamvu kwandika bishobora kugufasha ibyo utabasha kuvuga kuba wabisohora hanze, ubuzima bukagira ute, ubuzima bukarushaho kumera neza. Si ibyo gusa, si ku marangamutima, hari n'imyitwarire. Hari igihe umuntu atangira kugaragaza imyitwarire utajyaga umubonaho bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Impamvu nuko muri we indani haba hari ibintu bitajya bigaragara, atajya agaragaza mu bandi, ariko hazamo situation imwe cyangwa indi ikaba yatuma ibyo bintu bigaragara. Usanga umuntu atangiye kwitwara mu buryo atajyaga yitwara. Ibi byose biterwa n'iki? Ntago abasha kwigaragaza uko atekereza uwo ari we w'imbere, ngo abashe kumusanisha n'uwo abandi babona. Hanyuma ibyo ngibyo niho bizagenda bibaho, ukabona umuntu aragutunguye nyine, akagutungura pe, usanga aragutunguye. So guys, icyo cyari ikintu cya kabiri. Ikintu cya gatatu ni iki? Ikintu cya gatatu cyitwa it encourages rational thinking. Iyo tuvuze rational thinking, buriya hari igihe umuntu tujya tuvuga ngo ndajya nkoresha ibyo dusanzwe dukoresha mu buzima busanzwe, ugasanga ubwiye umuntu ngo ariko wagiye utekereza. Either ni wa muntu udakunda kwigora, utekereza ibintu byinshi, gushaka akazi. Urubyiruko rw'iki gihe twese tuba turi gushaka akazi, kwihangira imirimo, gushaka ibisubizo bigiye bitandukanye. Ukaba wabwira umuntu wenda bisa nkaho bigutunguye, wenda birakurakaje, situation arimo irakurakaje, ushobora kuba ari n'umuvandimwe cyangwa se ari umunyamuryango cyangwa ari inshuti, ariko wagiye utekereza nshuti yanjye, wagiye utekereza nk'abantu bakuru. Ugasanga uhora ubwira umuntu ngo wagiye utekereza. Uko kuntu umubwira ngo jya utekereza, hari igihe abana we atari we nyine atabitekerezaho, adafite izo mbaraga zo gutekereza, adafite izo mbaraga zo gushaka ibisubizo ku bibazo bigiye bitandukanye. Akaba ari wa muntu ushobora kujya mu kibazo ukabona yibereyeho ahangayitse gusa, ntari gushaka inzira icyo kibazo cyakemukiramo. Iki kintu cya rational thinking ni ikintu gikura bitewe na kwagusuka bya bitekerezo birimo indani muri wowe utajya usohora, ukabisuka ku ikayi, ukabisuka ku rupapuro, ukandika. Ari nayo mpamvu uzasanga iteka abantu bagenda batera imbere, abantu bagiye batera imbere cyane mu bintu byo kwandika ibitabo cyangwa se amafilime cyangwa indirimbo. Iteka iyo nganzo ibibarimo abari abo baribo, barabo bari, donc uko tugenda dukura buriya niko byirema. Ibyo ducamo, ibibazo, ibizazane byose tugenda ducamo, ibyiza n'ibibi byose ducamo, biduha ibitekerezo.
ku ngingo zigiye zitandukanye. So ari nayo mpamvu ushobora gusanga umuntu ari umuhanga mu gusiga, afite amagambo menshi muri we ashobora gusuka ku rupapuro. Umuntu akaba umuhanzi afite amagambo menshi muri we ashobora gusuka hariya akandika. Umwanditsi w'ibitabo afite amagambo menshi muri we, abasha gutekereza, kugira iyo critical thinking, akivoma ibyo bitekerezo akabyandika. So rero buriya kwandika amarangamutima yawe uko wiyumva, buriya bitangira ari amarangamutima. Nagiye mbitindaho buriya abateye imbere nibo bakunda kubikora, ugasanga afite agakayi ashyiramo umuntu wamubabaje. Iyi tariki kanaka yarambabaje, iyi tariki kanaka yarambabaje, iyi tariki nahuye n'umuntu aranshimisha mu buryo ntakekaga, iyi tariki umukunzi twarahuye tugirana ibihe byiza. Ugasanga buri kantu kose kajyanye n'amarangamutima ahora akandika. Ibyo ngibyo icyo bifasha, iyo watangiye kunota cyangwa se kwandika amarangamutima yawe muri ubwo buryo, bigufasha cyane gukura muri bya bitekerezo. Ugasanga ubwonko bwawe buhora buri ku murongo. Ubwo buriya igice cy'amarangamutima gifata umwanya munini mu bwonko, aho rero uzasanga umuntu amarangamutima menshi ari we muri w'indani ari amarangamutima atari meza. Ari nayo mpamvu bishobora kuvamo n'uburwayi. Ugasanga umuntu ntagakitaho, ntagakibasha gushyira ibintu ku murongo, ntagakibasha gukurikirana ibintu, kubera ko mu bwonko igice kinini cyafashwe n'umwanya w'amarangamutima kandi mabi. Agahinda, ubwoba, umujinya, ibintu byinshi byirundiye ahantu hamwe, nibyo bifite intebe y'icyubahiro kuruta ibyishimo, kuruta umunezero, kuruta guseka, kuruta andi marangamutima agiye atandukanye. Ugasanga rero umuntu ashobora no kuvangirwa kubera ntabwo ibitekerezo bye biba biri ku murongo. So rero kwandika bituma ibyo bitekerezo ubasha kubishyira ku murongo, amarangamutima ukayashyira ku murongo, ibintu bikagira ute, ibintu bikarushaho kuba byiza cyane, bikaba ubutamu nk'uko tujya tubivuga. So guys, reka mbagezeho ikintu ngira ngo ni icya kane. Ikintu cya kane ukwiye kuzirikana cyangwa se kumenya, it reduce stress and anxiety. Iyo tuvuze stress na anxiety, ni ibintu bijya kugirana isano, kuko akenshi imihangayiko cyangwa se ama stress duhura nayo mu buzima agenda yubaka ibindi bintu, akabibi byavamo n'ubwo bwoba, cyangwa se n'izo ndwara zindi nk'agahinda gakabije. So rero kwandika, guys, kwandika, gufata agenda cyangwa se diary yawe, nyamunsi yawe, ikayi yawe nyine wateguza ushyiramo ayo mabanga yawe, ukandikaho, biragufasha cyane ushirika ubwoba. Muri wowe ubwoba bushiramo, kuko ubwoba buriya bugenda bwiyubaka, kandi ikibwubaka, ibi bwubaka mu muntu indani, nibyo bintu agenda ahura nabyo, ayo marangamutima, ibyo bimutera amarangamutima mabi, ibyo bibazo muhangayikisha. Iyo bigenda biba byinshi, ubwoba bugenda bwirema. Iyo ubyandika rero, aho kugira ngo byireme muri wowe indani, uba uri kubyubaka mu ikayi ahubwo. Ugasanga bya bintu byari kuzavamo ubwoba bukomeye, warabifashe ubivana muri wowe indani, ujya kubishyira hariya mu ikayi, ubishyingura mu ikayi. So icyo kintu ni ikintu nacyo wasurinyaho, kubera ko gishobora kugufasha cyane. Si ibyo gusa kandi buriya binatuma bitandukanye cyane, cyangwa se bitandukanya wowe n'ibintu biguhangayikisha. Hari igihe umuntu ahora yumva asa nk'uremerewe, asa nk'igishishungwa, cyangwa se nk'umuntu nyine uremereye cyane. Ibyo bibiri byombi bishobora kumva uroroshye cyane, ahubwo kumva wahukwa n'umuyaga, cyangwa se ukumva wowe ubwawe uriremereye. So ibi rero biba biterwa na ya marangamutima utabasha gusohora, utabasha gushyira hanze, akaziremamo ikintu kibi gishobora kuba ari ubwo bwoba, indwara y'ubwoba, cyangwa se ako gahinda gakabije, cyangwa se kunanirwa gushaka ibisubizo. Ugasanga ibintu bigize ute, biri kugenda bikugora cyane. Munyemerere nsoreze ku kintu cya gatanu, number 5. Number 5 igira iti it promotes healing and self growth. Healing and self growth. Ahangaha icyo bishatse kuvuga ni iki? Gukura no gukira. Guys, bari bakubwira cyangwa se kumva umuntu baramubwira ati ariko se ntabwo ujya ukura koko?
iteka uhora ufite ibitekerezo biciriritse, iteka uhora witwara nk'umwana, iteka uhora utafite uburyo bwo gushaka ibisubizo, iteka uhora uri umuntu nyine uri aho ngaho abantu babita kutari mature. Aha ku ruhande rumwe kwandika uko ugenda ushyira bya bitekerezo byawe, y'amarangamutima yawe ku ikayi, ku rupapuro, ugenda unabyiga, bigenda biguha experience cyangwa se ubunararibonye ubunararibonye bwo kugira ute, bwo gushaka ibisubizo, gushyira ibintu ku murongo, gufata ibyemezo. Guys, buriya rero ikintu kizakwereka ko utangiye gukura, icyo bita personal growth cyangwa se personal development, utangira kubasha gufata ibyemezo, nta muntu ugufatira ibyemezo, kandi iteka ibyemezo ufashe bikaba bikunyuze ndetse ukanabibonamo umusaruro, ukabasha kubana n'abandi neza, ukabasha kwibanira neza, ukabasha kwitaho. Aho ngaho uri kubaka ikintu ngiye gusorezaho cyitwa resilience, ubudaheranwa. Ubudaheranwa burangwa n'iki? Burangwa no gushaka ibyo bisubizo navugaga, burangwa no kwihanganira ibibazo ucamo, burangwa no kubikemura, burangwa no kumenya kubana n'abandi neza, burangwa no kwihanganira ibizazane n'ibibazo uhura nabyo mu buzima. Ugasanga wa muntu ufite ibibazo byinshi agaragara nk'udafite ibibazo. Aha ngaha uzabibona cyane, cyangwa se nawe uzatangira kubyibonaho, ubona abantu bari kugushakaho ibisubizo, wanatekereza ugasanga ahubwo wowe niwe ukeneye ibyo bisubizo. Aho rero uri kubaka bwa budaheranwa, ya resilience ituma urushaho kugira ubuzima bwiza finally bwo mu mutwe, hanyuma ubundi buzima muri rusange bukahita bugira ute, bukahita bumera neza cyane, ubuzima bukakuryohera, ukabaho utekanye. Ngayo nguko rero guys, byari ibintu bigera kuri 5, ni ibikoresho bigera kuri 5 byagufasha kubaho neza, kubaho ubuzima bwuzuye, kubaho ubuzima bufite icyerekezo, kubaho ubuzima utuje, uhatana, ushaka ibisubizo, ndetse wa creative, utera imbere, ugera kuri byinshi n'abandi ukabateza imbere. Guys, nizere ko mwabikunze. Nimba wabikunze kora like, hanyuma uduhe n'ibitekerezo bindi tutavuze cyangwa se ibibazo n'inyunganizi byose muri comment ushobora kwandikamo, hanyuma urashobora kutwumvisha ari ubwa mbere, kora subscribe guys, please kora subscribe, ibi biganiro ntibikagucike, hanyuma tunaguke. Buriyo natwe turi kubona ko tugenda twugira umubare mwinshi w'abantu badukurikira, biduha imbaraga zo gukomeza kubashakira ubumenyi nk'ubu ngubu bwatuma dukomeza kugira ubuzima bwiza. So nimba uhageze bwa mbere, ukore subscribe nawe, hanyuma nanabibutsa ko tubahuza n'inzobere. Ushobora kumva bikugoye kwimenya, ukakenera kuvugana n'umutherapist, hari ibintu byinshi ubona bikugoye mu buzima bwawe utarisobanukirwaho, ukeneye kuvugana n'umutherapist, hanyuma akagufasha kwimenya, nyuma akanagufasha no mugashaka n'inzira zagufasha kubaho neza, kubaho ubuzima bumeze neza cyane, ibintu bikagira ute, bikarushaho kukuryohera, ubuzima bukarushaho kukuryohera, ukumva icyanga cy'ubuzima. So ndabashimiye cyane, ngende Muhire psychologist, wakoze kubana nanjye muri iki kiganiro Psychology for Better Life. M250 TV, ibyiza nibyo tubategurira kandi bituma tugira ubuzima bwiza. Naho ubutaha, ciao ciao.